cyane cyane umunyamakuru yakabaye bifite ubushishozi njya nkurikirana nizo nama za UN zivuga kwihindagurika ry'ikirere. Ikintangaza bazana akana k'agakobwa kataye ishuri witwa Greta Thunberg. Ubundi umwana yataye ishuri hano mu Rwanda twakabaye tumwita n'umugirigiri, ariko uriya mwana arakomeye we. Mwana w'umukobwa wataye n'ishuri, abantu bakabaye bakubita inkoni kagasubira mu ishuri vuba kajya kwiga, bakagatereka imbere y'abantu hariya. Ariko sinzi ko abantu baba batekereza, ari abayobozi b'ibihugu, ari abayobozi bakomeye mu bihugu byabo kakabatuka. How dare you, bla 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 bla. Ngo nibyo bavuga, ngo barahomvomvwa ngo uko badakemuye ikibazo cy'ihindagurika ry'ikirere. Uyu mwana si santi, bagakoma mu mashyi bakishima batutswe. Greta Thunberg afite itsinda ry'abana 600 birirwa kuri streets ngo bigaragambye batiga. Ubundi abantu n'abantu babiri inyuma bakabe barafunzwe. Ariko icyo nshaka kuvuga ni iki, umwana kazari akabatuka ngo ikirere bikazamura amarangamutima y'abantu bakarira. This is science, I mean. Science is tested. Science ibintu barabifata bakabigerageza bakabona ukuri kw'ibintu, ntabwo ari ibintu byo marangamutima kurira ngo umwana yavuze. Kandi akana k'agakobwa kavuga ibyo bakabwiye. N'abanyarwanda barabireba bakavuga ko n'ukwikira igiti ukiseka. Umwana niwe wamutraininze icyo kuvuga ngo ajye hariya gutuke, akajya hariya akagutuka ugaseka. Ibihe byiza cyane nibyo mbifurije mwese mwahisemo gukurikira Faith Reporters. Aka kanya ndizera ko mumeze neza, mukomeje kugira ibihe byiza cyane. Ndizera ko ikirere kibamereye neza, twebwe aho turi ikirere kivanze. Hari ibi nibyo biti ibicu byiganje bidatanga imvura cyangwa, ariko aho turakazuba kari kuva. Ikirere iyo kiri mu izuba mu kanya kigatanga imvura kiba gihindagurika. Nitwa Samisa L'Instinct. Imbere yanyu murahabona Kelly Rwamapera, ni umunyamakuru ni n'umusesenguzi w'ingingo zitandukanye, ariko akunda cyane gusesengura iyobokamana rishingiye ku Protestant. Kelly Rwamapera, nejejwe no kubana nawe kuri izi televiziyo zombi. Nanjye nuko tashya abadukurikiye. Ndabashuje cyane. Tugiye kuganira, nari ntangiye mvuga ibintu by'ikirere, rwose tugiye kuganira n'ubundi kwihindagurika ry'ikirere. Ubwo mvuze ngo climate change, abantu barahita babyumva, abanyamakuru babyumva cyane nk'uko mu kiganiro cy'ubushize wabivuze. Hari ahantu habamo n'agafaranga rwose, imishinga yaho ibamwo agafaranga. Tugiye rero kuganira by'umwihariko kwihindagurika ry'ikirere. Mu kiganiro cy'ubushize usa n'ubikomozaho, tunasezeranya abantu ko tuzabiganiraho. Wavuze ko ibi bintu ari ibintu by'igipindi cyangwa by'icyuka biri aho ngaho, ariko mbere y'uko tubijyamo tukabisesengura, ubundi climate change cyangwa ihindagurika ry'ikirere ni iki? Ubundi si ikirere cyo ni iki? Wenda iyo uvuze ikirere umuntu ashobora kumva wenda hejuru aho ngaho, ariko climate change irimo ibintu byinshi. Mu by'ukuri sinzi n'impamvu bumva ko climate change ari ikibazo, kuko n'ubundi ikirere kigomba guhinduka. Urabona nuko ku isi nuko ibintu byose bisa naho hari abantu bamwe babyihariye bakavuga ngo nibo bazi kubisobanura bo bonyine. Ariko ibyo ntabwo bisaba kuba warize kumenya ko ikirere gihinduka. Hari igihe haba izuba, hari igihe hagwa imvura. Iyo nicyo bita weather, uko ikirere cyifashe ku munsi umwe cyangwa mu minsi
mike itari myinshi cyane. Iyo bihuriye hamwe nibyo bikora climate. Climate ni uburyo ikirere kimezemo imvura n'izuba n'ibicu mu gihe kirekire. Mu gihe kigufi ni weather. None wavuze ngo ihindagurika ry'ikirere, sinibwira ko hashobora kubaho ikirere kiri hamwe, kiri stable, kandi weather iyo itari stable. Ko n'ubusanzwe imvura iragwa, izuba rigacana. Ibyo byonyine biba bihinduye ikirere cy'uwo munsi. Bityo biteranirije hamwe ku buryo burambye ariyo climate, birumvikana ko nayo igomba kuba ihindagurika. Ihindagurika ry'ikirere rero ntibyakabaye ari ibibazo, ariko kubera ko muri iyi minsi ngira ngo nihanganisha abantu, muri iyi minsi ubu ntubona uko mvuga kuri ibi bintu bya climate change. Hari abantu tujya tubiganiraho mu magroupe, ukabona umuntu agahita avuga ati wowe uri igicucu, uri ikigoryi. Mu kanya hari abantu twavuganagaho muri Kenya, groupe duhuriramo ya WhatsApp, tubivugaho umuntu umwe ava yaranyereka ati dore Kenya haherutse imyuzure myinshi cyane, ati dore hano uko tumeze, ati dore Dubai, ati ndetse n'iwanyu mu Rwanda nawe urabibona, n'ahandi henshi ku isi abantu barapfa, ibintu biragenda, imvura, inkuba, imyuzure. Kubera ko iki kintu kimeze nk'idini, abantu benshi batubwiye ko gifite science ihambaye cyane, ku buryo twebwe nta kindi kintu twakora uretse kumva icyo abahanga bavuze. Ariko reka mbwira abantu ukuri guhari nuko koko abahanga ibyo bavuga ni ukuri, ariko ikibazo gihari, umuntu wemera ko uyu muhanga ari we ugomba kumvikana n'uyu ntagomba kumvikana, umuntu niwe ufite ikibazo. Ariko aba scientists barahari pe, basobanura iby'ikirere, ababyize, abahanga, mpuguke. Ariko hari abemerewe kugira icyo bavuga n'abatemerewe. Ni ibintu abantu bakwiriye kugiraho ubushishozi. Umuntu wese, cyane cyane umunyamakuru, yakabaye bifite ubushishozi bukomeye cyane, kuko harimo ibintu byinshi ushobora kwibaza. Njya nkurikirana n'izo nama za UN zivuga ku ihindagurika ry'ikirere. Ikintangaza, bazana akana k'agakobwa kataye ishuri, witwa Greta Thunberg. Ubundi umwana wataye ishuri hano mu Rwanda twakabaye tumwita n'umugirigiri, ariko uriya mwana arakomeye we. Mwana w'umukobwa wataye n'ishuri, abantu bakabaye bakubita inkoni kagasubira mu ishuri vuba akajya kwiga, bakagatereka imbere y'abantu hariya. Ariko sinzi ko abantu baba batekereza, ari abayobozi b'ibihugu, ari abayobozi bakomeye mu bihugu byabo, kakabatuka. How dare you, bla 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 bla. Ngo nibyo bavuga, ngo barahomvomvwa, ngo uko badakemuye ikibazo cy'ihindagurika ry'ikirere. Uyu mwana si santi, bagakoma mu mashyi bakishima batutswe. Nihanganisha abantu bari mu magereza kubera ko bavanye abana mu mashuri. Ariko Greta Thunberg afite itsinda ry'abana 600 birirwa kuri streets ngo bigaragambye batiga. Ubundi abantu n'abantu babiri inyuma bakaba barafunzwe iyo baba nko mu Rwanda, ariko
iyo bariyongeyeho baridegembya, bakora ibyaha bidegembya. Ariko icyo nshaka kuvuga ni iki, umwana akaza hariya akabatuka ngo ikirere, bikazamura amarangamutima y'abantu bakarira. This is science, I mean. Science is tested. Science ibintu barabifata bakabigerageza bakabona ukuri kw'ibintu, ntabwo ari ibintu byo marangamutima kurira ngo umwana yavuze. Kandi akana k'agakobwa kavuga ibyo bakabwiye. N'abanyarwanda barabireba bakavuga ko n'ukwikira igiti ukiseka. Umwana niwe wamutraininze icyo kuvuga ngo ajye hariya gutuke, akajya hariya akagutuka ugaseka. So ibyo nibyo bihari mu isi. Icyo ni kimwe. Ni ukuvuga ngo ibintu bigengwa n'amarangamutima. Umuntu baramubwira bati buriya icyishe bariya abantu bose n'ihindagurika ry'ikirere. Uwo muntu nta n'ikindi kintu ushobora kumubwira washyiramo siyansi utayishyiramo. Iyo wamwemeje icyo ngicyo akemera ko ihindagurika ry'ikirere cyo yatumye abantu bapfa, full stop, biba birangiye. Ariko abantu bashaka gushishoza bibaza ibintu byinshi. Well, we see abantu barapfa nibyo kubera ibiza. Ako se igihe indirimbo y'ihindagurika ry'ikirere yabereye niki cyahindutseho? Byarahindutse cyangwa birakomeza? Icyo tubona nuko cyahaye abantu bari bafite gahunda zo gutwaza igitugu ibihugu byinshi. Nicyo mpereho, ariko n'ibindi byinshi twabigeraho. Nta kundi bajya kujya mu bihugu bategeka ibihugu ngo mukurikize ibi n'ibi 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 n'ibi. Ntabwo byajyaga gukunda. Abantu bahita bahuguruka bakavuga government zacu erega ziba zifite n'abantu bashishoza cyane. Bakavuga bati muradusubiza inyuma. Reka nk'urugero, Uburayi babona na Amerika, bariya bagenda bavuga ngo bahagarike ngo imodoka ngo generator ngo byanduza ikirere. Ibyo bintu byose bavuga nibyo batumye bagera ku iterambere rirambye bafite ubu ngubu. Barashuka uduhugu twa Afurika tudafite n'icyo dufite, bakamubwira ngo gukoresha generator z'ibiki bitunganya amazi meza kugira ngo abantu banywa amazi meza, ngo uranduza ikirere. Abanyafurika bakicwa na korera. Bo bubatse ibyo bubatse bafite aho banyuze ntibatwemerera kuhanyura. Ariko ibyo bintu ntibajyaga kuza ngo batubuze bagire bate ngo tubyemere batanyuze muri gahunda nk'izo. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, aba scientists barahari pe, bavuga ibintu bya climate change. Ariko reka duhere hano mu Rwanda. Ese mu Rwanda kuba imvura zigwa ni ubwa mbere se imvura iguye ikica abantu? Hano buriya inkuba irakubita abantu bakavuga ngo ihindagurika ry'ikirere. Imvura yagwa bati kabaye ihindagurika ry'ikirere. Izuba ryaba bati n'ihindagurika. Ni ubwa mbere izuba ribaye. Records z'izuba hano mu Rwanda. Reka kubera ko ari n'ikintu cyaturutse hanze, reka duhere abantu bagiye basoma bazashake New York Times n'ibindi binyamakuru bya Amerika byo muri za 70 byabaye digitized, birahari ku mbuga nkoranyambaga, umuntu ashobora kubisoma, babishyize mu buryo bwa digital. Birahari bivuga ko icyo gisi yari ihangayikishijwe nuko hagiye kubaho ice age, ku isi igiye gukonja
urubura rukaba rwinshi ku isi. Ibyo bintu biranditse ari ibinyoma. Abantu barebe iyi gahunda ya climate change ijya kuza, aho nagiye nsoma bagiye bavuga ko yabaye muri za 90 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muzi ko ariyo nyiri empire, ikoresha abari mu isi ibyo ishaka byose. Bazana bakavuga ati mushake mugire ibintu mukurikirana bijyanye n'ihindagurika ry'ikirere, hakabaho gutera inkunga abashakashatsi. Kugeza n'ubu n'abanyamakuru barabizi, iyo mugiye gukora inkuru y'ihindagurika ry'ikirere mugomba kuba ukora inkuru yemeza ko hari ikibazo. Ntugomba gukora inkuru ikora ubundi bushakashatsi igaragaza ko oya nta kibazo gihari. Iyo ngiyo ntabwo yagurwa wanafungwa. Niba koko ikigamije ari ukubwira ukuri bijyanye n'iki kirere uko kimeze, kuki ubushakashatsi bw'iyindi ango budaterwa inkunga? Kandi abantu bameze nk'aho bahumye. Iyo bavuze guhindagurika ry'ikirere, gukora ubushakashatsi, kubyandikaho inkuru, ugomba kugaragaza ko abantu bashize. Ubwo nibwo bushakashatsi bwiza, niyo nkuru nziza, niyo uterwa inkunga. Ibintu ni uburiganya. Records zihari hano mu Rwanda zigaragaza ko mu 1700 muri za 40 50 uko nguko habayeho amapfa. Nta modoka yari ihari yanduje ikirere, nta ruganda rwari ruhari rwanduje ikirere. Nibi ngibi bavuga ngo inganda zo mu bindi bihugu ntabwo zari zihari zanduje ikirere ku buryo haba amapfa mu Rwanda. Ibintu biri recorded. Impamvu biri recorded ni imyaka yabyo izwi, nuko tuzi neza ko ku ngoma ya Yuhi Gahindiro habayeho amapfa, kandi ayo mapfa ngo yaje akurikira ubwera kabiri. Noneho abanyarwanda bakavuga ko bati ingoma izabamo ibibazo byinshi kubera ko habaye ubwera kabiri mu gihe Gahindiro yimaga. Inzara yarabaye, habayeho amapfa amara imiganura 4 niba ntibeshye, ubwo ni imyaka 4. Inka zigandagara ku misozi zirapfa. Icyo gihe sinzi ubwo climate change niba yavugwa ko yari iturutse he. Iyo dukurikiye nuko nyine abantu batagenda bitegereza. Nge nakurikiranye cyane ibintu bya geology, nkanabikunda cyane. Nsuhuza ba geologists bamwe bari muri Rwanda Mining Board and Petroleum Board, harimo abantu b'inshuti zanjye kandi bajya bakurikira ibiganiro byacu. Iyo witegereje iyi misozi yacu ni henshi ubona ku musozi watengutse, kandi n'igitabo ukakibona uko cyamanutse kikitura ahantu mu kibaya. Climate change. Ariko ibi ni ibintu byabaye kera, haba harameze ibiti byasubiye, ariko ku buryo ushobora kubona abantu bagende babyitegereze, kuko birasaba nkaho twese tugomba kwiga science muri iyi minsi. Iyo ugeze ahantu, iyi ni evidence y'ibintu nk'ibyo. Ushobora gusanga ahantu mu kibaya hari igitaka gitukura, hari amabuye, ku
ku ruhande hari umusozi biba byarageze aho bite? Ni uko umusozi waratengutse ukamanuka ukisanga mu kibaya. Ibyo bintu birahari hano. Reka mpa abantu urugero noneho ku bintu bijyanye n'imyuzure. Abantu bo mu Mutara barabizi, hari ahantu bajya bacukura ngo ibinyamunjonjorerwa. Hari ahantu ushobora gusanga ari byinshi ku buryo ushobora kuhavana ikamyo yose cyangwa nk'eshanu yabyo. Ibi binyamunjonjorerwa biba mu mazi. N'ubu ngubu mu Kagera muri Nyabarongo birimo, biri hasi ku ndiba. Biba byarageze imusozi bite? Abantu bari za Rwimiyaga barabizi. Bigera imusozi bite? It is evidence, ni igihamya cy'uko Akagera kigeze kuzura kakagera naho. Ibinyamunjonjoro bikagenda bikabayo imyaka myinshi. It's simple. Ariko ubu ngubu Akagera kageze aho ngaho isi yavuze induru bati climate change. Ubu Nyabarongo hari yazamutsemo gake kandi n'imvura yiguye bisanzwe, ariko inkuru yo kuminwa ihindagurika ry'ikirere. Nakubwiye Rwimiyaga, ibi binyamujonjorerwa basanga byinshi biri imusozi aho abantu bahinga. Bivuze ko aho ngaho higeze no kubura ukangaga. Climate change. None Rwamapera, umuryango w'abibumbye gusobanura ko climate change bivuga ko ari ikirere kiba gihindagurika nk'uko wari watangiye ubivuga. Ibi rero bikabaho kubera ibintu karemano cyangwa kamere. Habayeho ibyo muri ibyo bintu harimo nk'izuba cyangwa kuruka kw'ibirunga. Mu gihumbi hari ijambo nari ntarutse kandi ari ryo riri bubyumvikanishe cyane. Bakavuga ngo ariko guhera mu 1800 ibikorwa bya muntu icisha bari abantu bose n'ihindagurika ry'ikirere. Uwo muntu nta n'ikindi kintu ushobora kumubwira washyiramo siyansi utayishyiramo. Iyo wamwemeje icyo ngicyo akemera ko ihindagurika ry'ikirere cyo yatumye abantu bapfa, full stop, biba birangiye. Ariko abantu bashaka gushishoza bibaza ibintu byinshi. Well, we see abantu barapfa nibyo kubera ibiza. Ako se igihe indirimbo y'ihindagurika ry'ikirere yabereye niki cyahindutseho? Byarahindutse cyangwa birakomeza? Icyo tubona nuko cyahaye abantu bari bafite gahunda zo gutwaza igitugu ibihugu byinshi. Nicyo mpereho, ariko n'ibindi byinshi twabigeraho. Nta kundi bajya kujya mu bihugu bategeka ibihugu ngo mukurikize ibi n'ibi 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 n'ibi. Ntabwo byajyaga gukunda. Abantu bahita bahuguruka bakavuga government zacu erega ziba zifite n'abantu bashishoza cyane. Bakavuga bati muradusubiza inyuma. Reka nk'urugero, Uburayi babona na Amerika bariya bagenda bavuga ngo bahagarike ngo imodoka ngo generator ngo byanduza ikirere. Ibyo bintu byose bavuga nibyo batumye bagera ku iterambere rirambye bafite ubu ngubu. Barashuka uduhugu twa Afurika tudafite n'icyo dufite, bakamubwira ngo gukoresha generator z'ibiki bitunganya amazi meza kugira ngo abantu banywa amazi meza.
ngo uranduza ikirere, abanyafurika bakicwa na korera. Bo bubatse ibyo bubatse bafite aho banyuze ntibatwemerera kuhanyura, ariko ibyo bintu ntibajyaga kuza ngo batubuze bagire bate ngo tubyemere batanyuze muri gahunda nk'izo. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, aba scientists barahari pe bavuga ibi bintu bya climate change, ariko reka duhere hano mu Rwanda. Ese mu Rwanda kuba imvura zigwa ni ubwa mbere se imvura iguye ikica abantu? Hano buriya inkuba irakubita abantu bakavuga ngo ihindagurika ry'ikirere. Imvura yagwa bati kabaye ihindagurika ry'ikirere. Izuba ryaba bati n'ihindagurika. Ni ubwa mbere izuba ribaye. Records z'izuba hano mu Rwanda. Reka kubera ko ari n'ikintu cyaturutse hanze, reka duhere abantu bagiye basoma bazashake New York Times n'ibindi binyamakuru bya Amerika byo muri za 70 byabaye digitized, birahari ku mbuga nkoranyambaga, umuntu ashobora kubisoma, babishyize mu buryo bwa digital. Birahari bivuga ko icyo gihe isi yari ihangayikishijwe n'uko hagiye kubaho ice age, ku isi igiye gukonja, urubura rukaba rwinshi ku isi. Ibyo bintu biranditse, ari ibinyoma. Abantu barebe iyi gahunda ya climate change ijya kuza. Aho nagiye nsoma bagiye bavuga ko yabaye muri za 90 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muzi ko ariyo nyiri empire, ikoresha abari mu isi ibyishaka byose. Bazana bakavuga ati mushake mugire ibintu mukurikirana bijyanye n'ihindagurika ry'ikirere. Hakabaho gutera inkunga abashakashatsi. Kugeza n'ubu n'abanyamakuru barabizi, iyo mugiye gukora iyi nkuru y'ihindagurika ry'ikirere mugomba kuba ukora inkuru yemeza ko hari ikibazo. Ntugomba gukora inkuru ikora ubundi bushakashatsi igaragaza ko oya nta kibazo gihari. Iyo ngiyo ntabwo yagurwa, wanafungwa. Niba koko ikigamije ari ukubwira ukuri bijyanye n'iki kirere uko kimeze, kuki ubushakashatsi bw'iyindi ango budaterwa inkunga? Kandi abantu bameze nk'aho bahumye. Iyo bavuze guhindagurika ry'ikirere, gukora ubushakashatsi, kubyandikaho inkuru, ugomba kugaragaza ko abantu bashize. Ubwo nibwo bushakashatsi bwiza, niyo nkuru nziza, niyo uterwa inkunga. Ibintu ni uburiganya. Records zihari hano mu Rwanda zigaragaza ko mu 1700 muri za 40 50 ko nguko habayeho amapfa. Nta modoka yari ihari yanduje ikirere, nta ruganda rwari ruhari rwanduje ikirere. Niba ngiye bavuga ngo inganda zo mu bindi bihugu ntabwo zari zihari zanduje ikirere ku buryo haba amapfa mu Rwanda. Ibintu biri recorded. Impamvu biri recorded ni imyaka yabyo izwi, nuko tuzi neza ko ku ngoma ya Yuhi Gahindiro habayeho amapfa, kandi ayo mapfa ngo yaje akurikira ubwira kabiri.
noneho abanyarwanda bakavuga ko bati ingoma izabamo ibibazo byinshi kubera ko habaye ubwira kabiri mu gihe Gahindiro yimaga. Inzara yarabaye, habayeho amapfa amara imiganura 4 niba ntibeshye, ubwo ni imyaka 4. Inka zigandagara ku misozi zirapfa. Icyo gihe sinzi ubwo climate change niba yavugwa ko yari iturutse he. Iyo dukurikiye nuko nyine abantu batagenda bitegereza. Nge nakurikiranye cyane ibintu bya geology, nkanabikunda cyane. Nsuhuza ba geologists bamwe bari muri Rwanda Mining Board and Petroleum Board, harimo abantu b'inshuti zanjye kandi bajya bakurikira ibiganiro byacu. Iyo witegereje iyi misozi yacu ni henshi ubona ku musozi watengutse, kandi n'igitabo ukakibona uko cyamanutse kikitura ahantu mu kibaya. Climate change, ariko ibi ni ibintu byabaye kera, haba harameze ibiti byasubiye, ariko ku buryo ushobora kubona abantu bagende babyitegereze, kuko birasaba nkaho twese tugomba kwiga science muri iyi minsi. Iyo ugeze ahantu, iyi ni evidence y'ibintu nk'ibyo. Ushobora gusanga ahantu mu kibaya hari igitaka gitukura, hari amabuye, ku ruhande hari umusozi. Biba byarageze aho bite? Nuko umusozi waratengutse ukamanuka ukisanga mu kibaya. Ibyo bintu birahari hano. Reka mpa abantu urugero noneho ku bintu bijyanye n'imyuzure. Abantu bo mu Mutara barabizi, hari ahantu bajya bacukura ngo ibinyamunjonjorerwa. Hari ahantu ushobora gusanga ari byinshi ku buryo ushobora kwavana ikamyo yose cyangwa nk'eshanu yabyo. Ibi binyamunjonjorerwa biba mu mazi. N'ubu ngubu mu Kagera muri Nyabarongo birimo, biri hasi ku ndiba. Biba byarageze imusozi bite? Abantu bari za Rwimiyaga barabizi. Bigera imusozi bite? It is evidence, ni igihamya cy'uko Akagera kigeze kuzura kakagera naho. Ibinyamunjonjoro bikagenda bikabayo imyaka myinshi. It's simple. Ariko ubu ngubu Akagera kageze aho ngaho, isi yavuze induru bati climate change. Ubu Nyabarongo hari yazamutsemo gake kandi n'imvura yiguye bisanzwe, ariko inkuru yo kuminwa ihindagurika ry'ikirere. Nakubwiye Rwimiyaga, ibi binyamujonjorerwa basanga byinshi biri imusozi aho abantu bahinga. Bivuze ko aho ngaho higeze no kubura ukangaga. Climate change. None Rwamapera, umuryango w'abibumbye gusobanura ko climate change bivuga ko ari ikirere kiba gihindagurika nk'uko wari watangiye ubivuga. Ibi rero bikabaho kubera ibintu karemano cyangwa kamere. Habayeho ibyo muri ibyo bintu harimo nk'izuba cyangwa kuruka kw'ibirunga. Mu gihumbi hari ijambo nari ntarutse kandi ari ryo riri bubyumvikanishe cyane. Bakavuga ngo ariko guhera mu 1800 ibikorwa bya muntu
byatangiye gutuma habaho climate change, nibyo byatangiye gutera ihindagurika ry'ikirere. Mu yandi magambo, nibyo byabaye imbarutso y'ihindagurika ry'ikirere. Ni ukuvuga ngo ibyo umuntu akora nibyo byabaye imbarutso, isoko yo kugira ngo ikirere gihindagurike. This is mainly because we are burning things like fossil fuels, oil, abwo ni amavuta ahari, coal na gaze, ibikomoka gaze nituvuga gaze abantu barabyumva, iyi myotsi itandukanye yo mu modoka, ni imodoka zisiga ibyo bintu. Ni ukuvuga ngo ihindagurika ry'ikirere ubu uhereye mu cya 800 kugeza ubu ngubu nitwe tubitera. None Rwamapera, ikibazo nkubaza, ibikorwa byacu turabireka turabigabanya? ariko ibaze kubuza abantu gukora. Icyo cyonyine ni ugutekereza ko abantu bagomba guhagarika ibikorwa. So dukoze neza se hari ubwo twahumanya ikirere? Gukora neza, ukwiye gukora neza, tugahinga neza ku buryo ubutaka butagenda, imodoka zacu tugakoresha iz'amashanyarazi, usibye ko n'amashanyarazi nayo ngari mu icyegeranyo mperutse gukurikira cyerekana ko amashanyarazi, umuherwe Bill Gates azareka indege agende mu modoka y'amashanyarazi muri shira umuteto, ave hano ajye Uganda, ajye azenguruka isi, hari mu modoka y'amashanyarazi. Azabikora. This is limiting human capacity. Reka nkubwire ikintu tugomba, ikintu cya mbere uretse no kuvuga ngo ibikorwa bya muntu, igihe abantu bari bariho nta bikorwa na bimwe bakora, ikirere nticyahindukaga. Nta bikorwa na bimwe bakora? Yego, nta bantu bari ku isi. Umuntu yabaye hadakora? Yes, hari abantu igihe bari bake cyane ku isi. Abantu buriya biyongereye kuva mu 1500 habayeho ubuprotestani, abantu bibohoye ku gahato k'ingoma ya Roma. Habayeho civilization, abantu bariyongera, abantu bavumbura imiti ishobora kubabeshaho n'ibintu byinshi. Mbere yaho ubumenyi ntabwo bwari buhari, bwaherukaga ku ngoma kubagira iki n'ingoma ya Roma itaraba ifatanyije n'idini. Ako civilization yazamutse muri iyo minsi, haza first industrial revolution, second industrial revolution, third, ubu ngubu baravuga ngo tugiye mu ya kane. Iya kane industrial revolution ngo yo nta kintu izahindwa ku isi uretse twebwe abantu bwacu, sinzi icyo bazaduteramo. Ikirere cyahoze gihinduka my friend, ku buryo je nagiye nsoma data nyinshi z'abantu bagiye bagaragariza na UN ubwayo. Ubu ngubu baravuga ngo thermometers zapimaga uko ikirere kimeze, uretse ko nazo ubwazo zitari reliable. Ndakubwira iyi si ni nini cyane kandi irimo urusobe rw'ibintu byinshi bituma ikirere kimera uko kigomba kumera. Izo thermometers zabaga mu byaro, so baravuga ko imijyi yagiye ikura yagiye yegera izi thermometers. None zita thermometers, ibintu byose bipima ikirere uko kimeze, bisanze stations zabyo zariho kuva kera zifite records ziri mu mijyi hagati. Kuba ziri mu mijyi bivuze iki? Mu mijyi n'ubundi imijyi igira ubushyuhe. So iyo bapimye ba scientists, izi data zirahari,
abantu bashaka ibi bintu nanjye nabibasangiza. Izi data zirahari. Iyo bapimye basanga ikibazo ntabwo ari uko ikirere cyahindutse ubwacyo, ahubwo izi thermometers ziri mu mijyi. Thermometers ziri mu byaro hatari abantu, hatari imijyi, zakomeje gupima ikirere nk'uko cyahoze. It is scientifically proven. bivuze ngo yes, bivuze ngo ikibazo kiri mu mujyi ntabwo kiri mu cyaro. yes. Ni ukuvuga ngo ubu ni ubushyuhe buri mu mijyi, isi ntabwo yigeze ishyuha. Evidence zindi ziva mu biti. Ibiti biba bimaze nk'imyaka 100. Buriya ibiti biba bifite layers. Iyo hari ubushyuhe hari ukuntu gikura, iyo hari ubukonje hari ukuntu gikura. Ibyo bintu iyo bavanyemo izo layers bakabyitegereza usanga nta cyahindutse. Scientists benshi ibi bintu babigaragariza UN, ariko kubera ko ari ikintu kirimo amafaranga nta muntu ushaka kubumva. Ni nk'uko ubu ngubu nta muntu wakora inkuru ivuguruza ibi bintu, ivuga itari ko twebwe tubona ibi n'ibi, nubwo waba uri scientist wahehe. Nta muntu ushobora kukwemera gupublishinga iyo research yawe ahantu na hamwe. Tujye hari research zikorwa muri Antarctica, ku rubura rwa Antarctica, ku mutwe w'isi hari urubura. Layers ziri uko zigenda zipanga bigaragaza n'iki cyari mu kirere icyo gihe. Niyo habaga iruka ry'ibirunga byinshi, ibyo bintu biri recorded. No muri ibi biyaga dufite, nubwo wajya muri Muhazi ukavanayo layers za Muhazi neza ukazibona neza, usanga igihe ibirunga byarukiye mu Rwanda wakibona, kuko ibyotsi by'imvura yaguye icyo gihe bimanukamo ibiyaga n'ibyo n'urwo rubura biba bifite records, izo ngizo ziba zanditse. Science benshi bagiye ba presenting ibi bintu, ariko nta muntu ushobora kubumva. First of all, umuntu anareba no kuvuga ibi bintu nta nyungu ufitemo, nta mafaranga wabibonamo, kandi hari side yindi ushobora kuvugiraho ukabona amafaranga. Ibihugu byinshi kugira ngo bibone amafaranga bigomba gushinga ibigo bivuga climate change, twarashize tumeze dutya, birimo amafaranga menshi cyane. Ariko reka mbwira abantu, ahantu hari amafaranga abantu bajye bahitondera, kandi ahantu hatari amafaranga abantu bajye bahashyira ijisho cyane barebe. Yes, kuko abantu bakurikiye amafaranga. Hano hari record zizuko muri Amerika baraganiraga bavuga ku Rwanda ko darera bandikiye ariko ndabona ibintu biri hano ni ibikorwa bya genocide. Hariya mu Rwanda ubu hari iki? Birabayobera, nta mafaranga hari nyine. Rero ntibagire ngo hari ukuntu abantu batekereza ibintu bavuga ngo byagarukiye. Amafaranga ku isi na n'ubu ibihugu byinshi bikora ibintu bikurikije amafaranga, si uko ari ukuri. Abantu ku isi bagapyinagazwa, abantu bakagirwa batya, abantu bakirukanwa ku kazi ngo climate change, ariko mu by'ukuri nta cyabaye, ahubwo ni amafaranga. Kuki uvuga ko climate change ari igihuha? Ubundi se ayo mafaranga yago bagomba ayo mafaranga nuko ni bande bayashyiramo? Ubundi se babuze aho bayashyira ku buryo bajya kuyatwikira igihuha cya climate change? Ntabwo ari ukuyatwikira igihuha. Iyo urebye climate change yonyine ni ishobora gutuma isi itegekwa nk'uko bashaka, kuko ibihugu babiha ibintu bagenderaho ko bagomba kubyuza. Umuntu wese utabigenderaho abagaragara nkaho ari urwanya science, ariko nta science irimo. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, abaherwe bo baricaye bikorera ibintu ngo imodoka z'amashanyarazi,
biki ibintu babitera inkunga kugira ngo bigende bivugwa ku isi hose ko izi pikipiki tugenda hari mbi, ko ntuza izi ngo zanduza ikirere zigira zite. Ubu abantu records za carbon dioxide ku isi abantu bazazishake, abatazifite nanjye bazambaze mbafashe kubaha links. Records za carbon dioxide ku isi ubu ngubu ni nkeya, hari carbon dioxide nke ku isi kurusha uko yahoze. Nigeze kuvuga n'umuscientist umwe uyoboye Clintel cyangwa Climate Intelligence, ni organization iyo abantu babyumva baba bagira ngo wenda ngo aba scientists ibintu byose bose barabishyigikiye, ahubwo benshi nta nubwo babishyigikiye keretse abishakira nyine indonke kwibonera akazi. Basanti ayoboye organization ifite basanti abahanga barenga 1000 Clintel. Abantu bazayishakisha Google ntishobora no kuyigaragaza, wenda ishobora kuyigaragaza, ariko ngiye navuganye nawe yanyeretse documents ya presentinze mu 2019 kuri kwa UN, kopi yazihaye World Economic Forum n'ibindi n'abandi bakire ku isi bishakira indonke benshi. Ahubwo atari ko records ko tubona ibintu byinshi yagaragaje, ariko abantu bashaka kubyumva ko ibyo ngibyo avuga nta mafaranga arimo. Yes. Umwana w'umukobwa ujya hari akarira ngo rwose ngo mudusigiye isimbi ngo igiye gushira, Greta Thunberg ubu nguwo niwe cyamamare, afite amafaranga menshi, yarakize. Kandi hano mu Rwanda education is key, umuntu utize se wabahute, ibaze nawe utazi gusoma no kwandika. So rwose abantu ni ku giti cyabo bashishoze, ariko abantu baranabizi imitima yabo ko ibintu birimo amafaranga, na mbere yuko utekereza iki cyari cyo cyose. Ese ubundi wanatekereza kandi ubona amafaranga ari hariya, wafasha amafaranga ugakomeza ko dutekereza kugira ngo tuzayabone, none wayabonye uratekereza. So ibi bintu rwose ubu ngubu icyo tubona ibihugu byose ibintu bikora ngo ni climate change, kandi koko ubona hari ibigo byinshi byinjiza amafaranga menshi kubera ibi bintu. Ariko iyo tugiye honestly nk'abantu tugatekereza neza dusanga nta kidasanzwe, n'ubundi kirere kiba kigomba guhinduka. Ntabwo ushobora kuvuga ngo reka tuvuge mu 1914 hano habayeho inzara n'abanyarwanda ari bake, ariko hapfuye abanyarwanda bagera ku 30,000 inzara n'abanyarwanda ari bake uko nguko. None ubu ngubu nta n'inzara, ubwo nta mapfa yabaye, abantu babura guhinga. None ubu ngubu nta mapfa araba ngo ageraho yica abantu 30,000, kandi abanyarwanda tungana dutya. Ariko niba abantu bibaze za Ruzagayura, abantu bibaze za Mishanana, inzara zose zaterwaga n'amapfa. Ariko abantu bakagira sinzi ahantu ko baba babibona, ariko tujye tubwizanya ukuri. Ibi bintu byose bigamije agahato mu isi, bashaka kwitegekera isi. Iyo badateje intambara world war, bateza ibibazo nk'ibyo, bakazana igihuha nk'icyo, abantu bakakigenderaho. Nawe dore ukuntu ibihugu byahindutse, nawe dore ukuntu
umuntu ushobora kuva ahangaha gavumenti ikamenya aho waraye, ikamenya icyo wariye, ikamenya inshuro wahumetse. Why? Kandi ibyo byose biri muri climate change. Hari abantu bagiye gusura papa, hajya kwari ukumusura, byabereye Portugal, ngira ngo ni mu mwaka ushize urangira. Hari n'abanyeshuri bagiyeyo, wari umuhuro w'urubyiruko rwa kiliziya. Yego, abantu bose bagiye bashyize aka application muri telefoni zabo, bagomba kujya bafite smartphone, ntabwo wajya utayifite. Kandi muri iyo smartphone ugashyiramo iyo application, kandi ugomba kuba ufite internet igihe cyose. Noneho application niba yitwaga ngo iki, igenzura ngo icyo bita carbon footprint, intambwe aho wanyuze mu carbon, umwuka wa carbon wasohoye, bafite ukuntu bawukurikirana. Ariko ibi bintu ni ukuvuga ngo ntuko nyine abantu batabyitayeho, it is for the purpose security kugira ngo papa agire umutekano. Aho wabaga uri niho wagombaga kuba uri. Iyo wabaga uri aho utari aho bakubwiye, aho utagomba kuba uri, barabibonaga ko wavuye mu mwanya wagombaga kuba urimo. Niba ari hurara, niho ugomba kuba uri. Niba ari n'igihe cyo guteka, ugomba kuba uteka icyo gihe. N'ibyo kurya uriye bigomba kuba byapimwe, bakamenya bati ari ibyo kurya ibi n'ibi byakoreshejwe energy, amashanyarazi cyangwa fuel iyi n'iyi babiteka, ni ukuvuga ngo akoresheje carbon ingana itya, niko babibara. So ni ukuvuga ngo ubuzima bwawe bwose buri imbere y'umuntu, kandi abantu ntabwo bashaka Imana, ngo Imana inyagitugu. Ariko umuntu just a human being wavutse ejo bundi n'ejo azapfa, niwe ukurikirana abantu bene ako kageni. Ibyo byose ngo babikoreye climate change ikirere. So ni ibintu by'uburiganya biri aho byo kugira ngo abantu bigarurirwe, bategekwe, bagenzwe uko bashaka. Human activities, ngo ibikorwa by'abantu ngo bihagarare, babeho batese ko turi muri iyi si, ngo tuyirye tuyororokeremo tutayangije. Ariko uya kuyangiza se nuku nk'ubu mu Rwanda twaciye amasashe, ubundi ibintu ntibyabaye neza. nayo yari gutera kwa MTN. Reba nk'ahantu ishashi iri, ishashi ahantu iri, ntabwo uteye igihingwa kigahura n'isashi, ntabwo kirenga aho ngaho. Okay, cyo ntabwo nshaka kukivugaho cyane. Ariko ubu ngubu dufite amafumbire. Twese turabizi ko ifumbire y'imborera ishoboka kandi ni nziza. Ariko se kuki idakoreshwa? Umuntu akagenda ntayo dufite. Ntabwo dufite birahari. Ibishingwe birahari, amasara ahari, amaganga arahari, ibyo byose birahari. So bamapendagira ngo nkumenyeshe ko ngewe nza ahantu bafite inka itabasha guhaza imirima bafite, kandi aho batuye barafumbira. Ariko abantu nibarebe uburyo ifumbire ikayura ubutaka, ku buryo n'imvura igwa ubutaka bugahinduka nk'umusenyi, bugatemba bukagenda. Kuki ibyo bintu bidashishikaje isi? Mbese abantu batekereza ibintu byinshi. Ibintu byose iyo bibumbiye hamwe bibereho. Reka mbwira abantu, kera abantu bifuzaga ikintu njya nkivuga, abahanga bifuzaga kugenda bakagera mu bihugu bitazwi, bakiba amazahabu, ibihugu bigakira. Niko babigenzaga. Ariko ubu ngubu ntabwo abantu bagishakisha gold uko nguko. Gold nyayo iri mu bantu.
niyo mpamvu ufite abantu arabatunze, aba ari umuherwe. Facebook ni umukire cyane ku isi, hari zahabu yashatse. Bakazakabaga nanjye ndi umukiriya. None se afite abantu kandi araducuruza, kandi aba ntabwo babizi ko baducuruza. Araducuruza niba ujya ushyira agafoto, hariya niyo wagasiba. Wowe ushyiraho ifoto niyo wayisiba, abayifite. Ibintu byose uvuga ababifite kuri WhatsApp, ibintu kandi urebe ukuntu abantu baduzakuze ko ako kantu kavuze nkakibuka. Urebe nka Google. Google ndayikoresha ngewe. Google nyifiteho n'amafoto nabitse kugira ngo ntazayabura. Ariko isura yanjye Google irayizi ku buryo iyo nshyizeho ifoto, iyo mbitse ifoto ishya, Google Photos, abantu bakoresha Google namwe muzabigenzura. Iyo nshyizeho ifoto nshya, isura yanjye niyo naba ndeba inyuma ya kamera, niyo naba ndeba hehe, iyo ngiye mu ishakiro ry'iriya galeri nkashaka ngo Sami Celeste, iyo sura Google irayizi ku buryo ihita inzanira amafoto yanjye yose ndiho, nayo mu bwana ye, guhera mu bwana bwanjye. Ibyo bintu Google irabizi. Which means nko ku mbuga nkoranyambaga, niba ushyiraho ubuzima bwawe bwose, yenda tugira amahirwe ko batubikira ibanga ku rwego runaka, niba banaribika, ariko ntuzigere utekereza ko hari ikintu cy'ibanga wabitse hariya. Ntacyo. Ifoto niyo wayisiba, niba twirirwa dupostinga by'amasitatinga amara amasaha 24, baba babifite nubwo twebwe byagiye, ariko baba babifite. So nari mbivugiye ko waruvuze ko rero iyo umuntu afite abantu aba afite ibintu, ubwo natwe turi abakiriya rero abantu batekereze. Isi yagiye ihinduka kenshi, haza empires, hakaza izindi, abategetsi bandi bakaza abandi. Ntabwo mvuga mu bihugu bike, ngenda avuga isi yose muri rusange. Abantu bamenye neza yuko inyota yo gutegeka isi n'ubu iracyari yayindi, kugira ngo ibihugu bipyinagazwe, umuntu umwe yikirire yunguke, agenge abantu uko ashaka. Ubu ngubu ibihugu byinshi bikora n'ibintu bibangamiye abaturage babyo, ariko mu izina rya climate change, kugira ngo ikirere ngo kibungabungwe. Ni ibintu byinshi cyane. Rwamape ko waruvuze ko ibi bintu bifite aho bihurira n'icyiza rusange. Icyo navugaga, cyiza rusange gitwaye iki? Icyiza rusange nuko cyicisha abantu ku giti cyabo. Urapfa. Iyo utagikurikije urapfa. Kandi mu by'ukuri twese abantu ntabwo tugomba kuba turi ahantu hamwe. Icyo ni kimwe. Kandi nubwo cyitwa icyiza rusange, ntabwo abagihitamo ari rusange, ni abantu mbarwa. Nk'ubu ngubu abantu bake bo muri World Economic Forum bashobora kwicara bagatekerereza isi yose, maze bagafata ibyemezo bigahatirwa abategetsi bo mu bihugu, n'abo bategetsi bakabihata abaturage babo. Ibintu bigakorwa bityo. Si uko umutegetsi w'iwanyu nawe ntabyemera ariko yabuze icyo gukora, ako gahato nawe akagapasinga on, nawe akakakugezaho. Ariko tuvugisha ukuri rwose, niki kiri mu isi kitigeze kibaho kugeza ubwo banavuga ngo abantu ngo ni benshi. Ahantu bibaza si umuntu, kuko bavugaho ngo kimwe mu bintu byanduza ikirere ni abantu benshi. Abantu bibaza se ko turi benshi, ubwo hagiye gukorwa iki? Umuherwe turagabanyuka binyuze mu kuboneza urubyaro. Kandi turi benshi n'ubundi. Erega turi benshi n'ubundi.
ariko tutabyaye urumva nk'ubu nkanjye ntabyaye cyangwa nkazabyara umwe hari igihe cyazagera tukagabanyuka. Ntabwo bigiye kuba uyu munsi ariko ni ukuvuga ngo hariho gahunda y'uko utabyara none wagera aho ngaho ugapfa, sibyo? Ugapfa utabyaye. Ni ukuvuga ngo hariho gahunda yo kuzimya imiryango. Ndakubaza kuko niba utifuza ko umuntu abyara nshobora gupfa ntabyaye, ariko abantu bumva uburemere bw'iki kintu. Gahunda iravuga ngo abantu benshi, hari presentation ya Bill Gates avuga ku bintu by'ikirere. Hari formula yakoze, iyo formula abantu sinzi urayizi? formule Ikinyarwanda ni hari formula afite imibare, kandi uriya muntu nta na science yize, ariko niwe mu scientist dufite ku isi w'umuhanga cyane. Hari formula yakoze y'iki kibazo cya climate change, uburyo cyakemukamo. Hari abantu guteranyaho resources bakoresha cyangwa ibintu bakoresha, ubwo ni ibikorwa byabo. Yango no guteranyaho carbon dioxide basora. Sinzi n'ikindi biraho, ni ibintu by'ubupagani bwinshi cyane. Ngo noneho birangana nibyo bingana n'ikirere uburyo cyanduzwamo. Ngira ngo yabivuze mu nama ya TED 2014, aravuga ngo kimwe muri ibi mvuze harimo n'abantu kivuyemo kigomba kuvamo kikagabanywa cyane. Abantu baraho iyo nama numvise bakoma no mu mashyi. Urumva nuko abantu yenda baba babyumva bakumva ni ibintu biri aho ngaho, ariko urumva yahereye ku bantu. Ni ukuvuga ngo ubundi abantu gushyiraho umwuka basohora dioxide de carbone, nkavuze kubera ko inshuti yanjye Placide nyiri inshuti niko akunda kukavuga, yize mu Gifaransa. Carbon dioxide, umwuka dusohora, kuko niwo dusohora tukinjiza oxygen. Ufasha abantu rero ukabagabanya, niyo carbon dioxide nayo yagabanyuka. Kubakuraho burundu byo ntibishoboka, ko bavuyeho burundu nawe yava. Iyi formula ndagira ngo nyirebe ku icyo nzi cyo iracyahari kuri internet. Yitwa population. Ubwo ni abantu, services used by people, serivisi nyine abantu bakoresha. Hagakurikiraho energy needed to power those services, ingufu zikenewe kugira ngo abantu babone izo serivisi. Hagakurikiraho na carbon dioxide iboneka kubera izo ngufu. Ibyo bintu byose bikangana na carbon dioxide output. Carbon dioxide yose ihumaniza iki kirere. None aravuga ati ibi bintu uko mbivuze hari ikigomba kuvamo kikagabanywa cyane. Abantu bakoma mu mashyi. Reka abantu bagire, kuko iki ntabwo tukivuga nta n'icyo twagikoraho, kubera ko ni ikintu kigari cyane.
ariko abantu bagire umudendezo wo kugira ibitekerezo byabo kandi bifatiye ibyemezo bo ku giti cyabo. Niba ufasha abantu ko ari ikibazo ku isi, burya niba ingibi byose nuko nyine ari we niko yabivuze, ariko serivisi abantu bakoresha biki byose bikurikiraho byose bishingiye kuri aba bantu. Ni ukuvuga ngo people nibo kibazo. So iyo umuntu avuze ngo abantu mu isi ni ikibazo, uba wumva atekereza iki? Kandi ni umuntu ufite ububasha, ni umuntu utera inkunga, uba wumva n'iki ageneye abatuye isi, n'icyo ashaka kubakorera? Kubica? Yes. Kutugabanya? Okay. Bakoresha kugabanya, ariko azabagabanya ate? So ni ukuvuga ngo, kandi n'uburyo yabivuzemo, yavuze ngo igishobora gutuma ibi bintu bigabanuka ni new vaccines, inkingo nshyashya. So abantu babyibazeho cyane ko zakabaye zikiza ubuzima bwacu, kandi tukaba turi ikibazo ku isi, kandi izi nshinge zishobora kugikemura. Abantu ibintu bagenda babyibazaho, ntabwo ari amagambo yanjye naye, video abantu bayishaka banayihabwa abyivugira. So ikibazo gihari, ibi bintu byose bizingiye muri iyi ngo ni climate change. One, bigaragara ko umuntu ushaka gutegeka isi arashaka abantu bake bari manageable, azagenga uko ashaka, boroshe kuyo. Biratangaje no mu nama za EU nagiye numva abantu na World Economic Forum, abantu bagenda bigamba ngo tugize amahirwe tukagira abantu bake bangana nk'uko isi yari imeze imyaka 500 ishize. Imyaka 500 ishize nuko ubu protestant bwari butaratangira, n'ubuhanga mu by'ubuvuzi bwari butaraza. Umuntu avuga ngo tugize amahirwe dutyo, abantu ibintu babyibazeho cyane. Well, ntacyo twabikoraho. Nk'ubu ngubu ntitwahagarika ibyo Bill Gates yifuza ku isi, uko ni umuherwa afite ubushobozi. Niyo umuhagaritse si we wenyine, kandi amafaranga yakubise yaroro. Yego, si we wenyine, n'abandi benshi barahari bakora nk'ibyo. Ariko abantu bibaze, bagira ibintu bibaza, ikintu iyo kije ngo ni kiza rusange, kuko climate change nicyo kintu cyonyine gishobora gukoreshwa kuri principle y'ikiza rusange abantu bagategekwa. Ibisigaye ni iki? Ntabwo ushobora kuviriya ugategeka igihugu, u Rwanda, Tanzania, mukora ibi nibi kubw'ikiza rusange. Bavuga ati ariko natwe dufite icyo twahisemo. Abanyarwanda bihagararaho cyane, igihugu twifuza. Ariko iyo kije muri ubwo buryo, nta muntu wahangara. So ibyo bintu abantu babitekerezeho, ni ibintu biraho bitereye aho, kandi ibihamya birahari. Ikintu abantu bakwiriye no kumva nuko iyi si ishaka gukubita abantu no kubemeza, ibereka ibihara ako kanya, ariko kugira ngo umuzi wa cause, ikintu cyabiteye, kugira ngo ujye ahagaragara, icyo ntacyo bakugaragariza. Akubwira ati imvura buriya ni hindagurika ry'ikirere, bati izuba ni hindagurika ry'ikirere, bati iki kibunda ni hindagurika ry'ikirere, bati umuyaga ni hindagurika ry'ikirere. Ariko ikirere n'ubundi kirahindagurika, so what? Ntabwo gihora kiri stable. So nagiye mbona records nyinshi z'aba scientists, buriya igihugu cy'Ubwongereza nicyo gifite records nyinshi, kuko bo kuva reformation ibaye imyaka 500 ishize bagiye bandika ibintu byabo. Buri munsi bagenda babishyira no kuri graph, babona buri munsi ko ikihe giteye, umwaka washira bakabona graph y'uwo mwaka,
bayiporotinga ukabona nta kintu cyabaye. Kandi n'abahanga benshi bagiye biga ku bisigazwe bisigaratongo n'ibiki n'izo glaciers kuri Antarctica, bagenda babyigaho basanga koko isi uburyo yabayeho hari igihe gize. Ubu ngubu bavuga ko ahubwo turi hafi yo kumanuka ku bukonje, ahubwo buri hasi cyane. Isi yigeze gushyuha kurenza pe. Nta gitangaza rero, nuko nyine abantu bafite sauce imwe ivuga ikintu kimwe, single sauce. Iyo bavuze ngo abahanga bavuga ibi, ubwo iyo bavuze abahanga ni umuntu wenyine babahanga wemeye gukorera WHO, wemeye gukorera UN, wemewe na World Economic Forum, n'indi miryango nk'iyo. Ubwo abo nibo bahanga. Abandi bose ku ruhande ubwo ni conspiracy theory. Izo niko zimeze. Ni ibintu biri aho. Hari uburiganya buri bwa satani buri muri climate change. Hari n'icyo yenda inyandiko zaba zibivugaho. Ntabwo nashatse cyane kubijyamo mu buryo bw'idini, ariko ikintu cya mbere kiri kuri surface kigaragara nuko iyo umuntu ahawe ububasha kugenza ibihugu uko ashaka, kandi abantu ntibakajye bibaza ibintu byinshi, n'aba bantu bari inyuma y'izi agenda ni bantu ki, babibazeho bizera iki. Iyo ugenzuye aba bantu ni abantu b'abagatulika, atari abagatulika nkatwe dusanzwe, ahubwo b'abandi b'imbere basoma impeta ya papa. Kandi na papa ubwe iki kintu aragishyigikiye, kuko nicyo cyonyine gishobora kuzana amatwara y'icyiza rusange mu isi, kandi kubera ko rusange ari we ni ukuvuga ngo aba afite amahirwe yo gutegeka isi. Igihugu cya Amerika nicyo cyagiye kimubangamira mu gutegeka isi. Ubu tuvugana kubera ko Amerika nayo yayobotse icyiza rusange kuva agiyeyo 2015, akabahamiriza neza ko icyiza rusange aricyo kiyobora isi neza. Abanyamerika barayobotse, barakorera kuri principle y'ubugatulika, y'ubupapa. So ibintu byinshi hano ku isi buriya Sami, abantu baba babona nkaho ari iki, ariko ibintu byinshi hano ku isi ni intambara yo kwizera. Niyo mpamvu umwami w'u Rwanda Musinga yaciriwe ishyanga akanagwayo, nta yindi mpamvu, ni ukwizera, kuko atizeraga Kiliziya Gatolika, ntizeraga amatwara yabo. So system ya Kiliziya Gatolika abantu benshi bayizereramo, bayigenderaho, bizera icyo cyiza rusange, n'ubundi isi babona nk'abayobozi beza. Biragoye cyane ko Raila Odinga ashobora kuba perezida wa Kenya. Abantu babisuzume. Kuko afite iriya element ya individual liberty. Biragoye cyane. Ariko umuntu byumva neza niwe ufatwa nk'umuntu umuyobozi mwiza ku isi, kuko niyo system abantu babona ko ariyo yayobora isi. So aya matwara ya climate change yambura abaturage ubushobozi, yambura abaturage ububasha mu bihugu byabo, noneho agahata za leta kugira ibintu zitegeka abaturage babo. Niyo mpamvu COVID ije, uzagenzura inama zose za UN, nta n'umuntu n'umwe wigeze avuga ngo ese twamenye indwara irava he. Bahise bavuga bati tutaramenya indwara irava he, turashaka urukingo. Urukingo ruza ari agahato ku isi hose, agahato. No muntu nta kubanza gutekereza, ntaki bakirukanka ku bantu, umwaka ugashira
imyaka 2 igashira. mu Rwanda wabanzaga gusoma amabwiriza ukemera, ubwo bivuze ko atari ku isi hose. Kanaga hata umuntu ababwiye ngo no job no job no job, ko umuntu udashobora kuba ufite akazi. N'ubu ngubu hano mu Rwanda igenza abantu birukanwe mu kazi kabo, twe ntabwo turi bwivuge, ariko hari abantu nzi birukanwe mu kazi kabo. Uzi ko hari abantu bagiye gusaba akazi, ariko hari n'ibaruwa ndabyibuka neza, hari ibaruwa ya Minisiteri y'Ubuzima yirukana abaganga ariko njye abantu nzi ntabwo ari abaganga, bari muri serivisi zisanzwe. Umuntu umwe, ubwo ni urugero rw'umuntu umwe arirukanwa ku kazi, muri iyo minsi agira ahantu asaba, urebe uburiganya bwa Satani, agira ahantu asaba akazi, akora ikizame aragitsinda. Agiye kugera mu kazi, buriya hari ibintu bashyize muri system, bagiye kumushyiramo basanga ngo yari yarirukanwe kubera kutemera urushinge rwa COVID. Akazi bagaha umukurikiyeho mu mwanya, COVID yararangiye intaki. Ariko izi principles zose z'akagahato zimeze zitya ni principles zituruka hejuru, kandi kwisonga tuzi umuntu uriyo. Umuntu uri hejuru y'abandi bose hejuru. Yes. So ibi bintu biraha mu isi, ni ibintu byose, izi zose ni intambara zo kwizera. Nubwo bagenda babijijisha babinyuza hirya no hino, ariko mu by'ukuri hari abantu bagomba gufatirwamo, hari abantu bagomba kubangamirirwamo. So abantu ntabwo mbabwira ngo bange amabwiriza ya climate change kuko nta n'icyo bakora. Naho wajya no kuri banka nayo bayitegetse climate change, no kuvuga ngo abakiriya bayo nayo ifite uko ibagenza mu buryo bwa climate bw'ihindagurika ry'ikirere, kandi nazo zibonaho amafaranga. Mbese aho wajya hose, no mu itangazamakuru kugira ngo umunyamakuru mwiza, ihindagurika ry'ikirere ubona grants nyinshi, ubona amafaranga menshi abivuga. Ngiye mfite ibinyamakuru byinshi ngiye nkorera inkuru, ugakorayo igihe gito, ariko kubera ko inkuru ziboneka n'ubundi ari izo za climate change, ukabona kuko baba bashaka ko ukora inkuru ugashyiramo n'ibitekerezo byawe. Ibyo bintu biba bigoranye cyane kugira ngo ushakishe ngo abantu bagizweho n'ingaruka, kandi izi ngaruka ntazibona. Cyokora umuntu iyo yavuye iriya akavuga ati jewe buriya nahumye kubera climate change, iyo nkuru nayikora ko niwe ubyivugiye. Ariko so ni ibintu byinshi, ibintu birimo amafaranga. Abantu rero babajye bitondera ikintu kirimo amafaranga ku mpande zose. Yego, kiba kirimo uburiganya bwinshi. Rwamape, hari ikibazo nshaka kubaza dusoza. Uriya mugabo Bill Gates ari mu gihugu cy'Ubuprotestant, ariko ibyo avuga ashyigikira, avuga by'uko twabaho tumerewe neza kugira ngo ibibazo bya climate change biveho. Hari aho wabihurije n'icyiza rusange, kandi icyiza rusange abantu badukurikiye ngira ngo icyiza rusange baza aho gituruka. Hari empire ebyiri, hari empire y'icyiza rusange, hakabaho n'empire yindi y'umudendezo w'umutimanama. Iriya formule yatanzwe na Bill Gates kishyigikira iby'icyiza rusange. Bill Gates kandi ahubwo ari umuprotestant, sinzi niba ari umuprotestant ariko ari mu gihugu cy'Ubuprotestant. We ubwe ntabwo ari umuprotestant, afite aho abarizwa mu cyiza rusange n'ubundi. Hariya barayobotse. Icyo ni kimwe. Ariko ni nk'uko no muri kiliziya
nawe ubwaho hadutsemo umuntu aba umuprotesitant ari Martin Luther kandi ari umupadiri nta n'ibintu byinshi. Urumva umuntu ku giti cye ashobora kugira imyumvire nk'iyo, ariko kubera ko cyane cyane we afite n'amafaranga atera imishinga inkunga, iyo mishinga ikaba nanone izagaruka imuguraho ibikoresho byifashishwa nk'uko abantu computer zicyaduka. Bill Gates yateye inkunga ibihugu byinshi kugira ngo bigishe abantu computer. So wowe mu bwenge bwawe bavuga uti uyu ni umugira neza, ariko kubera ko ari we uriyo nuza, iyo acengeje amatwara abantu bakumva ko ikintu cyose bagomba gukora gikorerwa kuri computer, ababonye isoko, abakozi abakiriya, abayiremeye abakiriya. Yes. Kugeza ubu nta muntu ushobora gutekereza ko hari ikintu yakora adafite computer. Umuntu wese uzi gukoresha computer, umuntu wese computer abaharanira kuyitunga, n'umuntu uzi kuyikoresha rero abaharanira ko ayigira. Yes. Ko ayitunga. So Microsoft rero birumvikana ko yakize kuri iyo ngingo. Yes. So ni ibintu umuntu atera inkunga, ntabwo batera inkunga kuko badukunze cyane, oya, nuko baba bazi ko bibagarukira kandi bikabagarukira mu bwinshi. N'iki cyiza rusange gifitemo amahirwe menshi ku bantu bashaka gukira, abantu bashaka kwinjira mu nganda z'imodoka z'amashanyarazi, kubera ko bagihatiye amareta, kandi n'amareta nayo igomba guhata izo polisi ku baturage. So abakora ibyo bintu babizeye ko bafite isoko, birumvikana ni ihame. Icyo ni ikintu kimwe gusa mvuze. Abantu bakora software zo kugenzura abantu, kubera ko climate change ari byo ijyamo, birumvikana ko bafite isoko kandi bagomba no kubitera inkunga. Ubwo nyine ndavuga abantu bakora amatelefoni, abantu bakora amakamera agenzura abantu, abantu bakora ntuza portals izi za leta zikoresha mu buryo bwo kumenya amakuru y'abaturage. Abo bantu bose, abantu bakora uburyo amafaranga ahererekanywamo, bakora izo systems bose, kandi niba abandi n'ubundi naba bakire baherwe bano ku isi, nabo batera inkunga ibintu bya climate change kugira ngo ubundi imishinga yabo ikomeze ibeho. So kandi ibi bintu bya climate change birakenesha ibihugu, birakenesha abaturage, ku buryo noneho abakire bakomeza kwibera abakire, abatindi bagatindahara, abantu tukabaho ku isi turabasabirizi, abakene tugakena cyane. Nyuma abantu kubera climate change, abantu bazabona abaturage benshi bubakirwa, babe mu mazu babe mu mazu ya leta, barya ibya leta, abantu badafite ubushobozi bwo kwibeshaho, abantu bakene. Nubwo bavuga ngo wenda ngo igihugu cyakubakiye, ariko n'igihugu cyakubakiye ku mwenda. Abantu babyibazeho cyane. Mu by'ukuri abantu bakeneye kuba bakora bakazamura igihugu cyabo, ariko iyo utangiye kuvuga ngo ibikorwa by'abantu ngo biteze ikibazo mu isi, so urimitinze capacity yabo, bagomba kubaho ari abantu batunzwe n'abandi, bicwe n'inzara, abantu bagabanuke, habeho abantu bake bashoboka ku isi bagaburirwa, babeho batyo. Ntabwo isi nk'iyi ari nziza pe, kandi nubwo bidashobora kuba muri iki gisekuruza cyacu, ariko turabibona ko mu kindi gisekuruza ntibyakirenga. Rwamapera niwe twaganiraga, ni umunyamakuru, twaganiriye cyane ku ihindagurika ry'ikirere. Nyiranga abanyamakuru murabizi ko aha hantu rwose harimo agafaranga keza kandi kanaryoshye cyane rwose. Haba harimo amafaranga afatika, ariko ntekereza ko ibi bintu ahari ushobora no kubaza umuturage ngo
ihindagurika ry'ikirere ni iki, ntamenye ibyo akubwira. Byaterwa n'uwo uri we. Hari radiyo ishobora kumubaza agahita avuga ati byatugezeho twese twarashize. Nawe reba ejo bundi imvura yaraguye amaze iminsi 2 igwa, ikirere cyarahindutse ntabwo ibintu bikiri nka kera. Rwabapera rero ndagushimiye ko wongeye kwemera kwitabira ubutumire bwacu tukaganira, kandi nshimire nawe wafashe umwanya wawe kugira ngo udukurikire, ukaba unafashe umwanya kugira ngo uduhe ibitekerezo. Niba hari n'indi ngingo wumva twazaganiraho, wemerewe kuyitwandikira unyuze ahariho hose hashoboka, maze ukatubwira tukazayiganiraho, haba kuri Rwamapera, haba kuri Faith Reporters, haba kuri Itabaza ku mbuga zacu, haba no kuri WhatsApp, hose watwandikira ukaduha igitekerezo cyangwa ingingo yindi wumva twazaganiraho. Rwamapera rero buri gihe uko dusoza ikiganiro sinshobora kuzisoza ntakuhaye umwanya kugira ngo ugire icyo uvuga kindi yenda wumva kikuri ku mutima. Ubundi sinzi uko abantu babona ibintu, ariko ukuri niko kubatura abantu, ukabavana mu bubata bw'umwanzi. Umuntu ushaka kuba umudendezo nashake ukuri, kandi ukuri nta handi kuri uretse mu ijambo ry'Imana. Mbabariye cyane abantu batizera Imana bayifiteho ibibazo. Ndavuga Uwiteka uwera wa Isirayeli ugaragara muri Bibiliya, kuko ibintu byose biranditse, n'ubucakura bwa Satani biranditse. Niba afite ahandi yabikura hatari aho nagenda azagerageze, ariko ngenzi neza ko ukuri kuri mu ijambo ry'Imana. Nta nyungu idufiteho, kubera ko ntabwo ari idini. Amadini abereyeho kugira ngo gusa atuyobore, hanyuma hasigaye twinjire mu ijambo ry'Imana twirwarize, tumenye ukuri kwimbitse. Abantu rero bagarukiye ku idini bagacecekeraho bazatakara, kuko amadini nyine ari kuri surface. Idini akwigisha principles, ijambo ry'Imana. So iyo urifashe wikwishingikiriza ku muyobozi w'idini cyangwa icyo umuyobozi w'idini yavuze, ugomba gusoma ijambo ry'Imana. Twizere ijambo ry'Imana cyane mu minsi nk'iyi, kuko niryo ryonyine rizatubatura, niryo rizatugaragariza ubucakura butugusha mu byaha, ubucakura bushobora kudufatira ahantu tukisanga tudashobora kuhava. Yego, wadukurikiye kuri Faith Reporters. Yewe nitwa Sami Celestin. Ukomeze kugira ibihe byiza.